Yes, ni nkuko bisanzwe rero. Ni DMC Imanzi Movies bakomeje bakuzanira ako bari kutuzanira nakahe. Ni Imanzi Movies in association with Revolution Series Master P presents ni Death Forest igice ni cyakane. Wibuka aho twasoreje episode ya gatatu kwinjiye muri episode ya kane mu masaha y'ijoro ubwo twasize umwana w'umukobwa bamupakiye nduzi ko ari ukumupakira yari yashimuswe gashimutwe n'iryo joro aracyakomeje kujyanwa nyamara ibuke mama nawe niyicaye ku ruhande mama yari yemeje kujya gushaka umukobwa we birahirahirero katurore turi muri ka episode ka kane ni ishyamba ry'urupfu dukomeje kubamo ni mu masaha y'ijoro nk'uko ubibona aya basi ishyamba ririmo imbwebwe ririmo imbwa ibintu byose birimo ni ishyamba ry'urupfu aya basi hakuno mu masaha y'ijoro barakomeka ukomeje gutwara umwana w'umukobwa akomeje kugenda ishyamba wibutsa yuko ari Imanzi Movies ikomeze kuzanira icyo usabwa ni subscribe commentaire nazo zirakenewe na sharing filime n'ubuni wacu nitukwishyuje icyo tugusaba no gukozaho gusa mw'iryo joro yaracitse umwana w'umukobwa bapfuye gushyira hasi gusa aratibika hihi mu masaha y'ijoro mu shyamba atamenyereye ishyamba ririmo abicanyi hogoza aratibitse biraherera katrore masani ko komeje kugenda mande ni mande hari uwamaze kumenya yuko mushiki we yashimuswe ari we wigo agomba kumushaka mushiki we n'umwe mu bari mw'iri shyamba biraherera katrore iyi filime mwibutse ko tugomba kuyikomeza mpaka kugera kuri finally episode icyo musabwa mwe kugira mu dutere inkunga gusa sharinga urumva ukande kunzogera bisone urumva ubwire nabo washarinze bapyonde hariko ubundi bibadaniza iki ibintu by'ubuntu ni Imanzi Movies dukomeje tubazana rero Master P production ndahi inyuma ni nayo mpamvu uri kunyumva kandi nukira no kumbona uzambona urumva wigo yarishamitse bundi bushya gusa mama yamaze kumubwira ko mushiki wari mw'iri shyamba tutaramenya yaherereye he twe twabibonye umwana w'umukobwa aratibitse mu masaha y'ijoro birahirira katurore musara kunuko yakishamitse acaho ishyamba riteye ubwoba barakwereka mama hogoza ari nawe mama wa wigo mama wacu yiswe Risa ariko nitumuvuga Risa turavuga mama kuko tumwubaha n'ibyubahiro tumugomba urumva mama wacu uri mwaye masaha y'ijoro nakavura kagu umutaka yakizeho ngagere hakuno ahura n'icupa ryahogoza rimwe yatwaragamo amazi wibuka ubwo umwana w'umukobwa bamutibikanaga yaritaye wigo nyamara nawe ari hafi nyamara icyo mama atazi ko ihungu yibyariye naryo rikoma filime irakomeje iri hungu yabyaye hano naryo ubwaryo rirakoma filime ira mu ishyamba mama yafashe agatelefone amurike neza iri cupa ndarizi cupa ararizi gusa umuhungu nawe arimo agenda abona itoroshi ku ruhande mama uri mu ishyamba ugira utari uri muri iri shyamba nshaka umwana wanjye wambwiye yuko uri muri ishyamba nanga kubyemera kandi nashatse ishyamba rwose narizengurutse none reba wigo iri cupa urabona atari ryahogoza turebe cupa ni ryahogoza neza kandi iryo bivuze ko turi mu rugo cyagiye umva iri cupa kakanu yagasharuyeho turi mu rugo cyagiye mama uzi ko ari ryo mwana wanjye rero dukomeze dushakishe ubwo rirahari dushakishe mwana ubwo icupa riri ahantu umuntu arahari vuba urabona uranije twarataha tukazagaruka n'ejo basi marero burije dutaye basi tuzagaruka ntibishoboka sinshobora kuva muri iri shyamba ntabonye umwana wanjye cyo cyanzanye mama nagutaha tabonye umwana we nini cyane ni rinini mu nzu mama dushakishe unyine dushakishe ni rinini turishakishe asoni we bintu uri kumbwira umwana wanjye yabuze ngo nahe aryo ubwo naryamara cecuro yanze sha nta mpamvu zo kurara kubirira umukobwa we ugomba kumushaka mpaka mubonye biraherera katurore turi mu ishyamba ry'urupfu amasaha yakomeje kutugendana gusa iri shyamba ririmo abantu benshi na Dimpozi n'abagenzi be uke ku ruhande amaraptop twaribye ibintu byose twaratwaye ibikapu twaratwaye telefone niziducaho imizigo nihita urumva
hari n'uwo baburiye ageze imbere baramukoma sinzi niba mubyibuka hano barakomakoma bo nta mikino utarayirebye iyi filime kandi uko agweho none ahangaha karaga inyuma rwose usubiza inyuma uruhere kuri episode ya mbere iyi tugezeho ni iya 4 bikapu byarazanywe biribwa amanywa nijoro Jack ari hano wibuke kamufurashe za Jack n'umunigo arawutera Jack ibikapu amaze kugwiza aho yahera avuga ngo ishyamba nta kiririmo cyazi yicyo Pozi arahamagara Yes, Jack. Just the impulse. Jack, yeah, you. Uriyesha. I'm not from forest. Umva ndi mwishyamba ba. Okay. Kanze ngurebe. Bahungu biyemeje akazi sha. Ngo nakazi katavuna. Ari maraka kazi ni kabi cyane mukirinde rubyiruko. Mushaka imirimo mukora. Ibintu nkibi nakeza kabyo. Turi mwishyamba ry'urupfu. Tugaruka kuno kuri Juste. Juste nawe akomeje guhunahuna sasa biri mwiri shyamba birasaba bikurikira witonze kuko iri shyamba iryo rupfu urumva ni ishyamba ritamenyerwa ni ishyamba ritusukirwa byonyine kurizamo ugataha amahoro menya ngo uri umurame nakayandiri ngo nawe urucika rwamubonye ngo nta mukuru w'ikuzimu urumva bose ikuzimu barangana ariko nawe yari yabibonye ndakurahiye wapfuye aba yarangisha turi mu ishyamba ry'abapfuye rero sasa ishyamba ry'abapfu ishyamba bita urupfu menya ko ritoroshye Dimpozi aheruka komana n'umuntu gusa byabaye tibitibi ntaranyara gutibika imana n'imande aya basi filime yacu irakomeje rero aka episode ko naka gatatu naka kane nakubwiye gatatu twarayishoje tuyisoza umwana w'umukobwa bamupakiye urumva abahungu nabo bashwashwanya ukuntu aka kanya hari bitarasobanuka muri episode ya 4 bimeze biti filime yacu irakomeje mwibutse yuko ari Manzi Movies komeje kuzanira Master P production nanjye ndahi inyuma rwose mu gutera inkunga nawe ubishoboye udutera inkunga ni ibintu byoroshye cyane tuze dushyigikira iby'iwacu tureke kwirirwa tureba babandi baguruka bagendera ku butaro woshye wacu tutabishobora na tutari mu ishyamba turi mu ishyamba hano Dimpozi yaraje mwana yoyo bimeze bite wangu icara turebe What's up? Bimeze bite bro Anything new? Hari gishasi I have lots to tell you. Umva I got a bag. Nuko nabikubwiye nabonye ibikapu. Don't know what inside. Gusa igikapu nafashe bimwe na bimwe sinzi birimo imbere. Kutudafungura se ngo turebe. Open it. Urumva? Fungura turebe. Pass. Igikapu barafungura harimo laptop nshya. Barakwereka ameza 5 yashize badushuje inyuma. Iyo laptop wari uyifite. You my beloved sister. Barakwereka se wabo naho gosa. Talking to you. By the way, today I'm so protected more than that you used it to know. Avuga ati mushiki wanjye rwose nkwereza akakantu. Fuka ibintu biri kumbaho biri gukurikiranwa n'amategeko. Said to send you this video so nifuje kukohereza video that I'm doing well kugira ngo ubanze usobanukirwe neza yuko meze neza urabona nambaye agashati k'umweru fresher ni zose. I would like to tell you the truth. Ariko agatongo nagira ngo ubwire ukuri. The thing is that I was found in the corruption issue. Ndakeka ndimo ndashinzwe ikirego cyo kuba narariye ruswa. Where am I? Urumva rero niyo mpamvu ahantu hose ndi barimo banshakisha sejo. Why you know? Gusa I was working at the border. Muri kano kanya I worked at the border. Nahoze nshaka uburyo nakata ku mupaka. Urumva I found myself in that corruption. Kibiri koroha gusa kuko ikirego nshinzwe cya ruswa. Narahekenya ariko urabizi ibyina ntabwo hekenya nguheze. Ruswa ziraguhagama urumva rero nanjye niyo mpamvu mbayeho nk'imbeba nyine. Urabyumva polisi I will be sending ibiri mishakisha ahantu hose ubu nkohereje video rero kugira ngo umenye ko meze neza. Be good. Ariko wumve ngo meze neza and I will help you to run your business. Kandi bi rwose biraza kugufasha wowe mu byo urakomeza gukora mu kazi kawe. The tax evasion that biraza kuba byiza gusa mu byumweru nka 2 hari biri gukorwaho gusa ndimo ndifuza yuko nawe uraza kubahagarara neza undindire rwose hari igihe nagaruka ibintu byakemutse. I will come to give you some
gusa ndagira ngo rwose ibintu mbiguye neza ushaka uburyo ubana bivamo neza nka mushiki wanjye kuko this is the real time ibi ngibi nicyo gihe cyanyabyo to stand strong ndifuza yuko uhagarara umunyembaraga kandi nanjye wumve yuko aho ndi kurwana n'ubuzima nyine I have been empowered gashaki kanjye rwose urabizi nzakira ngira imbaraga urumva like a woman who has a running ndimo ndifuza yuko rwose ubaho nk'umudamu ufite ingufu atari umudamu warushingiye kuri musaza we I'm begging uciriye bugufi ya rwose nguciriye bugufi ya mushiki wanjye delete this iyi video ukimara kuyumva uyireba nyine nkubwiye ibi bintu uyisibe ndakwinginga delete it after uyisibe ujye no muri resecobin wongere uyisibe na resecobin uyisibe urumva ubwo n'ibinaremba na machine uyisibe urumva delete it permanent yisibe permanent burunduri urumva bishobotse na machine wayisibe mushiki ndagushimiye uyirinde hatagira ibikuhungabanya bigarukira muri iyi minsi back to present tugaruka muri izi minsi hari uwitwa Rozi hari gutashya ariko iterambere rirambye rwose no gucana kuri gaze reka umuntu utakinywe inzoka ibikere kandi nitwemere kubyica ibidukikije mujya mubibungabunga n'izo nyamaswa ziba zikenewe muri isi itagira ibikeri waba ureba ibintu turwara isi itagira inzoka waba ureba ukuntu tumera byose biri umumaro ku muntu mubyirinde rero nyaboneka kwangiza ibidukikije nibyemewe gusa udukwe nk'utwatujyana ukaducana two byemewe gake turi mu ishyamba rero n'imanzi movies tujya n'inama ibintu nk'ibi tukabireba twishimisha gusa bad boy mu ishyamba bad boss musore mubi afite iki we uzi ko afite najoro ku muhinzi we afite najoro ariko nta kintu numva Rozi wabo imvanye z'uyu munsi zirashyara nta kintu numva bahu mwanyumviye neza Rozi ko numva umutima uri muhaguruka ukuntu iri shyamba hari ishyamba ridatashywa hari ishyamba ritagendwa wibuka filime yiswe ishyamba ry'urupfu ririmo umusore mubi bad boys durukwarura hari ikintu umuntu ahura byo ugahita ujugumira ndakurahiye gisore kiraho gusa masaha niyarushaho kuba mabi amasaha araha niyarushaho kugenda bamabi ariko ntacyo numvamo uyu we araho ari muri ntacyo numvamo kumbe gisore kiraha nuko kiri kumwububira gake nyaboneka mwirinde rwose kugenda mu mashyamba nk'aya nakeza kayo byibuza mwagendamo muri uwa babiri cyangwa wa batatu ariko nabyo si byiza muce mu mihanda igendwa ibintu nk'ibi utagira ngo biba birimo bikinwa bitigisha ntago ari ukurya ubuzima gusa cyangwa se kuryoshya tubirebe twifatira imyanzuro y'ubuzima bwacu bwa buri munsi abasore nababwiye mwirinde ibintu nk'ibi byo gutegatega nakeza kabyo muhimba turimo imirimo myinshi irahari twihangira imirimo undi turebe ko ibintu byajya mbere urumva nanjye nari kuvuga mbakanga narawuhimbye urumva turi mu ishyamba Roza akomeje gusenya udukwi imvangizo uyu munsi zirarya umugabo zisiba undi filime irakomeje ariko ntacyo numva Rozi ngarebe neza yabonye ikintu mu ishyamba Rozi nk'umutekinisiye acaho aratibika Rozi aragiye bufuku acaho ni Rozi wabo ndabwatse ushakinga nawe nk'umuhizi mu ishyamba ntabwo wabona ibiti binyaganyaga ngo uhuge Rozi akomeje kwiruka Rozi yakomeje kwirukanka gusa igisore na cano kirakurikiye igisore kirakurikiye wahora n'iki ariko iri shyamba ko ari iryanjye umuntu urivogera araca hehe arimo arinjirira hehe musore akomeje kwinjirira ishyamba gusa agenda asuzuma ahantu hose iki kijya mbere turi mu ishyamba gusa kobwa Rozi hano si icyo yahuriyemo naryo gusenya k'uyu munsi bibaye umwako bad boys aracyahiga
dore ukuboko yarakubatse umusore hano isura nayo yarayubaka sha uziko n'isura nazo bazubaka ariko basore hano biyemeje akazi ko barakiyemeje ngo ngwino urere dore uko arura dore uko umusore areba sha ariko yarabyawe cyangwa yariremye roza bari barabyibaza ikintu kimuyiga gifite akayuyuzo hano ntacyo numvishe ntacyo numvishe kanze musore amanutse gaceya babizi mu ishyamba nta mwicanyi uhubuka nubwo byaba ari mu nzu gake gusa umuzigo hano ugomba ufatwe tu umuzigo hano ugomba ufatwe uyaramanuka basi dore aho roza yihishe niho turimo tugera rozi wabo aho yihishe gisore cyamuhingutseho kirafata rozi arataka nk'agakwavu disi rozi wabo arafitwe gisore kiramufite cyarafashe kiraniga ko gikurura hano kiraniga gikurura yewe kiraniga gikurura ishyamba dore umunsi ngo rozi uramubera mubi cyaraniza hano niko rozi arimo asakuza gisore kiraheza basi rozi wacu agagara atyo abari aha wibuka ibyabo ni ukwiba no kwica bakwica nta keza kabo kwica ni ibintu byabo ngenderwa ibintu byinshi nuze ubabwira ngo nari reka ntibashaka kubyumva aya basi niko amasaha n'iminota bikomeje kugenda rozi bamupakiye batyo yajaje kwisenyera udukwe two guteka imvangi nibikunze ariko ubundi wapfuye we niki cyose barabigoronzora uripfusha hano ivyo birimo bad boy man's movies Death Forest igice ni cyakane commentaire zirakenewe sharing zirakenewe kugira ngo iyi filime dukomeze tuyishyigikire nta kindi dusabwa uko amasaha yakagiye hari uyiziraga hari uhora yigendera ishyamba we gake bucece yageze hakuno roza ari hasi umugabo yazungurutse hano umudamu hari abantu bigirira imigenzo yabo iteye ukwayo kuko ubona uri n'umupfu gusa ashobora gusiga atagutongera ukamukurikira atangiriza iwabo ubwo ibyo arimo avuga numbaze ngayo nguko arashengerera niyo mpamvu abagenzi buri gitondo dusaba gusenga iry'isaa 9 ko imitongero nk'iyi irakurikirana aho ngaho ubwira Imana n'umuhungu wayo Yesu uti mundindire inzira aho nkandagira uhabanze ikirenge hari abagabo b'abatekinisi usanga bafite ibintu batekinika mu nzira nk'izo aha nuko ratongera shaka ngayo nguko kurikira wirebere ibi turi kubikwereka nta mikino irimo filime irakomeje umugabo ko yagatongera uyu murambo hano wigebere guhanga amaso umurambo wowe ukurikira uruhanga amaso umurambo kuko umugabo arawuterekerenga amare kuwuterekera aragenda sasa uko yagaciyeho barakwereka roze aha aryamye hari ikicuye roho yabyutse mu mubiri wayibonye ubwo irazamutse n'umubiri usigaye hasi ubwo numbaza aho igihe rero hari igihe uzahura n'umuntu agenda yivugisha ukibaza ibintu arimo avugana nabyo bikakuyobera babayo twigarukira kuri kabose we heading to Fasir
We have been working for long. umva tugenze igihe kirekire. Today, umva uyu munsi actually, uyu munsi hagati umva hari ikintu kigomba gusobanukirwa sibyo. I have made a mistake. Nakoze amakosa. A mistake. Amakosa amaze kuyakora. Arenga amakosa. Surely. Hagati aho. I have acted stupidly. Naje gukora igikorwa rwose cy'ubugoryi. You know what? Urabizi? You know the government is on me. Urabizi igihugu cyose kindi inyuma mwana. Urumva guverinoma yose ni mirani bikasta out. Ariko ibi bintu kubivamo ni binyoroheye. I have made a mistake. No na makosa yandi rero. Like any other man. Ko nayakozera. It is that my sister is my weakness. Umva mushiki wanje ni imbaraga nke kuri nje ni nawe mushinja mukuru. Wumve none video. Umva namwokoreye ka video rero. Urumva nk'umuntu unshinza nyine wabuzi situation zanjye. Sibyo? I sent to ngo mwoherereze ka video rero. Ndi kwibaza video nohereje. I'm not like ntabwo I'm not feeling well. Ntabwo ndi kwimva neza rwose kuva iyo video nayikope. Umva sinzi kiri kuba. To call this guy that I gave that. Reka mamagara ahubwo umugabo nayihaye laptop ngamushyire video. Can use. Numve rwose information. Niba makuru yarageze agomba kugera. Let me try to call him. Reka banze muhamagare. That laptop. Numve i laptop niba yarageze kuri C6. Ariko mwana. Really that uri seriye uko ibyo nuko kwabikoze. No sir, it is not a mistake. Umva mwana byihorere ntago ari amakosa gusa. I love my sister. Mushiki wanjye ndamukunda rwose kandi namuzi niwe ntege zanjye. Urabyo. I have hidden here for long. Hano rero nari mihisha igihe kirekire urumva. I'm mihisha igihe kirekire urumva ibyo nagereza gukora. Nagira ngo mubwire amakuru byibuza naho hari amenya amakuru. Of course. It is not me. Gusa ntabwo ari njye. Ariko thing that I can do now. Cyo biri gusobanura n'ubuzima. Gusa nanjye ndi gutekereza icyo nakora. I get the forest so that I can sort out this problem. Ariko iri cyamba nyine urumva nanjye siraga kuri gukomeza kuryicaramo nakarebye icyo gukora. Tugaruka kuri Rick yiri kwamburwa laptop. Rick nawe yarasaze byaramucanze. Yuko babanje kumukoma. Igikapo barajyana. Being scared of my sister. It is like I don't know what I'm working for. Urabizi birabyari bimwe mu bigomba kuba byakuba hafi mushiki wanjye. So that my sister akaba yanamenya neza rwose uko ndi kwitwara mu iminsi. Make sure that she's doing all right. Urumva nanjye sinzi gusa uko biri kose byari gutuma mwakora neza. That she's not accepting my call. Ntabwo mushiki wanjye aramamagara kuva namwoherereza umuzigo. Byibuza ngo ndebe ko yaba yarawubonye. If she's all right. Ariko tu uko biri kose yakaba yameze neza. Kamamagara wajyanye umuzigo numve. Basanga bitaramugeze. Dore wajyanye umuzigo. Allo. Niaje. Bimeze bite? Uko fresh. Bimeze neza. Sasa imeendeka aje mbona kuniambia? Byagenze gute kutambia? Niogopa ukuambia mbona nakwambia tu. Natinye kukubwira mwana mbona ninkubwira uri bunyice kabisa. Ndekea bibaya. Ibintu byagenze nabi. Binaendekea bibaya kabisa. Gute? Bisikia nibisikia. Nabyumva byari bikomeye kujyana umuzigo. None hapo niko na security za mingi muhiyo. Aho hantu muri iyo laptop harimo amabanga menshi rero. Mbona watanipigia hapa mwana barangomye hano sha baramondaguye wowe laptop barayipakiye. Nani uyari ngo iki? Ninde wagukatse igikapo? Ananikamata tu. Umva yaramfashe mwana. Urupfu. Forest gani? Ni muri ishyamba ubwo. That forest. Ishyamba ry'urupfu. Yewe. Wasasa. Noneho ndapfuye ndabarahiye. Ndapfuye ndarangiye. Niache kwa. Uretse gato yabaze bitekerezo ngo iki? Mungu wa. Ndariwe mana yanjye. Laptop iragiye. Nikwambia sinakubwiye ngo sinimva neza ukanga kunyumva. Things. Nariwe. Laptop neragiye. Leo bamenikuta. Umva rero baramfashe ndakurahiye. Nilisendi baramfashe video nohereje irerekana ubuvumo ikerekana kave neza nagashate ne nambaye shaka umweru nifotoza sha. Ndariwe tu. Jamani nakufa. Mugabo ndapfuye tu. Muurize basi ni forest gani? Basi reka tubaze ishyamba riri cyamba nyabakino narambwe ngo niba ari iry'urupfu niba ari iry'iki. Leave me alone. Umva mwana uretse ndeka gato. Amenye iry'ishyamba. I'm just asking you. Umva reka mubaze none. What's the name of the forest? Ni iriya shyamba urimo? Busaga. Ishyamba bita Busaga ntabwo rizi. Winjira bakubwira ngo ugiye mu ishyamba ry'urupfu ntabwo rizi wowe. Oya. Usinembe bitubesabiri yako. Oya numbwira ibintu by'ibiswahili byawe kwanza. I'm not in my mood. Ntabwo ndi muri mood yanjye. So
I'm going to send someone there ngiye kugira umusore nkoherereza so that you will be helped. uwo nguze kumufasha Please, mungarure igikapu sibyo please. ndakwinginze There's a lot of secret. harimo amabanga menshi umwambire umubwire vizuri mbone na watamuua tu. umubwire aze yitonze nawe batamwica ndeba badata we ngo gwiki aze yitonze kuko nawe bamuha urumva iri cyamba ririmo abahayi ye musare yarumiwe ngo barohereze umuntu mwana ndapfuye kabisa kumva nohereza bari mu burire nzira 2 million Rwandan francs. ngiye gusheta miliyoni 2 z'amanyarwanda To send you an account nzikubite kuri konti y'umusore so that I will be helped. I'm going to call a guy. umva ngiye guhamagara umusore rwose uri bumfashe Forest. ushaka ukuntu amafaranga aboneka Just go. we bugiye I will do it myself. bugiye ngiye bwanjye ndabyifasha mana we reka ngo ndaribwa ye bintu ni byoroshye mugabo yarumiwe si ibiri kujya mbere Yes. yego This is a forest. hari ishyamba You know there. urarizi Okay. sawa So I want you to go there. ndashaka rero kujya muri iryo shyamba I stand there. ye He has my bag. He has got hari igikapu cyanjye that forest. muri iryo shyamba uri kuvuga Yes, he told me that it is coming from umva umusore yambwiye ngo bakimwatse bana that I have just shaka ukuntu rero nyine uza mugende mufatanye mu ngarure igikapu go. If you go like a mad person, wowe niba uragenda nk'umugabo w'umusazi simbizi working as intelligence, uko biri kose niba ugenda nka maneko simbizi just go there. umva wejyayo Get me the information. genda wowe ufata amakuru There is the guy that is hari going. igisore kiriyo nari nahaye igikapu ngo kikijyane kikwereka bacyacyamburiye urumva I'm just saying that someone is going to send you 2 million on umva hari umuntu ugiye kukoreza miliyoni 2 kuri konti yawe It is your token now. It is your token now. izo nizo turi kuvuga nyine Are you okay? ariko ubundi umeze neza we Okay, just come. sawa noneho byiza avayo Okay, come and we meet. No, we shall meet nearby way. vayo duhure hafi ya hamwe mpa Passing that wowe ukate ku ruhande aho page. iruhande rwa kave Yes, yego aho ngaho meet there so that you can. hafi aho ngaho niho duhurira si sawa Oh, thank you. sawa 5 minutes. minota 5 Get a bike. fata akamoto geta bike fata akamoto sha fata akabayike ubundi ubanguke ubundi bike abayizi nuko take izi bike nuko basi sanap abashya barimo baraza witonde filime biri sabu yirebe witonze sanap na baraza ni uri kumisha That forest. You know something? iryo shyamba sanpe urabizi I have the great mission that gufite mission nziza ariko nano nitoroshye is ndakwinginze be careful. wirinde Since you know that forest, sinzi niba neza uzi iryo shyamba you know there, ariko and the good things that you know there. hari ahantu uko byagenda kose byaba byiza byaba bibi Exactly. ugiye kuryinjiramo neza cyane On your account already. wowe kuri konti yawe ubu tuvugana ebyiri zagezeho There is a guy. hari igisore rero kiri Forest with my bag. murahurira muri iryo shyamba kikwerekana igikapu cyanjye bakijyaniye My bag is all safe. igikapu cyanjye mumenye neza yuko kirinzwe Try your best ugerageze byiza byawe bishoboka with my laptop. ngarure laptop yanjye You will smoothly bring it back to me. icyo nyene nuko igikapu To kingarukira send to it was going. Just bring it back to me. Okay. wowe igikapu nimwe nakomeze mukijyana aho cyajyaga mukingarurire njye wakoze kosa mukingarurire jya ku kazi igikapu cyanjye laptop ndayikeneye naho yajyaga muyihagarike muyigarure ni Ndezi Forest dukomeje turora nuci ku gice cya kabiri igikapu kizaboneka nikizaboneka karacyakomeje rero nagakoresho ka Imanzi Movies DMC Studio ikomeje tuzanira nje M Production indi inyuma aho ngaho ndimo sunika gace gace dushimira ba directinze n'abayoboye filime muri rusange reka ture tuti nawe rero duhurire muri next episode tureba iby'igikapu na mama ukurikiranye umwana we biraza guherera hehe ibyo byose turacyabitegereje bakubwira yuko filime ihagarare ku nkuru gusa ni inkuru na naka kanya itararangira ni in association producer revolution series M Production muracyanyumva nuko n'ubutaha turacyagize kandi dushimira nabo bakinnyi dukomeje kubana nabo aya basi